bwa mbere afite icyororo cyiza yakuye ku cyororo cyizewe, noneho ayirinze bya bindi bihungabanya byo hanze byo muri klima ari izamvura ari bya biki byose, noneho ayigaburiye neza, igisabwa cyose aragikoze, kandi ntirya ibyatsi gusa akayishyiriraho na biriya biryo by'inyongera amakonsantere nariya amaborokareshi kazishakira za gikukuru. Ibyo byose bizamufasha akazagera kuri wa mukamo, ntacike intege ngo aratinya gushoramo amafaranga. Ibyo ngibyo bizamufasha. Abakunzi b'Ikizo TV ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi, twongeye kubashimira uburyo mudahwema kudukurikirana, uburyo mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu mu turere dutandukanye. Turashimira abahinzi n'aborozi pe, turabashimira abantu mukora ubuhinzi n'ubworozi, kuko muri inshuti zacu, mugenda mutugaragariza urukundo, mugenda muduhamagara, nibyo bimumotiva bigatuma ibyo dukora twumva dufite imbaraga ndetse n'ubushake bwo kubikora. Wenda nubwo tutarabonamo n'ukuboko kwa leta, ndavuga Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ndavuga Ikigo RAB, ariko inyungu z'ibyo dukora nabo barazizi, ntago mbishidikanyaho kuko bagenda babibona hirya no hino. Ngira ngo tunakoranye byanarushaho gutanga umusaruro munini, kuko ibyo tumaze gukora ni byinshi kandi mwagiye mubona ubwiza bwabyo. Gusa turacyabakeneye, turacyabategereje, dutegereje ko mwaduhamagara tukaganira uburyo twakorana kugira ngo tubashe kugera henshi. Hari abadusaba kugera mu byaro kure, mu turere twakure, ntago biba bitworoheye. Amatransport muzi ukuntu ayenda, murabizi ibi bintu kugira ngo tubikore pe niko twabaye abantu tubikunda. Icya kabiri, kuba abaturage batumotiva, ndavuga abahinzi, kuba hari ingaruka bigenda bigira kuri sosiyete nyarwanda, ibyo nabyo biri mu bituma dukomeza kudacika intege. Ariko tugize amahirwe tukababona, nabyo byabara kandi kakarusho kugira ngo tubashe kugera naho tutabasha kugera, batwifuza ariko tukabona ntidufite uburyo bwo kuhagera. Tugiye kuganira n'uyu muntu turi kumwe, aratwibwira tugeze aho ku bworozi bw'inka n'ubworozi bw'ingurube muri rusange, muragenda mubona kuri kamera. Reka dutangira twibwira. Murakoze. Nirika Ntihabose Cleophas, nkaba ndi umugoronome, ariko buriya abagoronome ntago bahinga gusa ahubwo baranorora. Kuko ni ibintu by'imacinga, niyo wajya muri kimwe birangira n'ikindi bakigezemo. Nigize gusura umworozi umwe worora inkoko mu karere ka Gasabo, urumva yatangiye gahunda ye n'ukorora, ashyiramo n'ubworozi bw'inka, ariko byarangiye yajemo n'ubuhinzi bwo guhinga urubingo rwo kugaburira za nka, ahinga ibihaza atagamije kubona umusaruro w'ibihaza cyangwa imyungu, ahubwo ari ukugira ngo afate bya bibabi abivange n'ibiryo by'amatungo by'inkoko, inkoko zifashe kurya ibiryo byujuje ubuziranenge, ndetse birimo n'ibimera ku buryo yatera n'amagi y'umuhondo. Bivuze ngo utangira kimwe bikarangira n'ikindi cyabonetse. Urorora, wakorora izo nkoko, ukabona ifumbire ibaye nyinshi, ukavuga ngo iyi fumbire nyamara buri gifite akamaro, ugatangira gukora n'ubuhinzi. Wahinga ugasanga ukeneye inka kugira ngo ubone agafumbire mborera. Nuko bigenda bihura. Hano tuhasanze ubworozi bw'inka. Yego. Kubera iki? Inka buriya usibye gutanga amafaranga ngo itange inyama, itange n'amata, ariko ahanini izi nka tuzororeye ifumbire. Nk'uko mutubona aha ngaha ni ubuso bunini bukorerwa kuri hegitari 5. Kugeza kuri uyu munota twatangiranye inka imwe, iriya hirya murayibona ifite amabara y'umweru n'umukara, wenda bavuga ngo ni race firizone. Mu binyarwanda hari igihe tudakunda kubimenya, nubwo atari firizone yuzuye ariko amabara akoze kuriya niko aba ameze. Noneho hiyongeraho iyi mukara, nyuma ziza kubyara zirororoka, ubu tugeze mu nka 5. Ariko ndagira ngo mbabwire ko kugeza kuri uyu munota kuri za hegitari 5 harimo n'izi green house nta fumbire tukigura, kongeraho na za ngurube, ariko ubu nta fumbire tukigura, tuba twihagije. Nimba mubona hirya murabona ikimoteri, turagitwikira, ziriya sashi zituma bibora vuba. Ari amaganga hano turayereka ipira y'amaganga, buriya tuyakoresha nayo mu buhinzi, ni ifumbire ukwayo y'amazi, ni ifumbire y'amazi.
ubwo rero atari ifumbire gusa, ziduha n'amata. Ziduha n'amata. Ni muri ubwo buryo nyine izi nka zidufitiye akamaro. Murakoze. Ariko reka nk'ikizo TV tuba twaragiye tubazwa ibintu byinshi. Iyo tugeze hano tuba tugomba kuhava buri muntu wese ashubijwe ku byo baba baratubajije. Umuntu yaratubajije ngo ndashaka inka ishobora gukamwa litiro 50 cyangwa 45. Ubundi hano mu Rwanda ziraboneka. Ese iyo nka yitwa ngo iki? Ese umuntu ashatse kuyigura wenda nkawe ubimazemo igihe wanabyize, hari amakuru ufite? Inka hano mu Rwanda ziraboneka, ariko biterwa n'uko umworozi ayifashe. Biterwa n'uko umworozi ayifashe, bigaterwa n'ibyirya, bigaterwa muri rusange kugira ngo inka ikamwe igire uwo mukamo. Harimo n'uruhare rw'umworozi, harimo n'uruhare rw'akarere ahantu iba, ubuzima ibayemo, kirima. Buriya hari kirima, ariko noneho hari n'ubuzima ibayemo mu kiraro. Ubwo barabyumva. Ushobora kuyivana hano ukayijyana Nyagatare, ariko warangiza ikagira iryama mu gisogorore. N'iryama rero mu gisogorore, icyo gihe wa mukamo ntabwo uzaboneka. Icyo gihe niyo mpamvu biterwa n'ubuzima rya tungo ribayemo. Bikaba byaterwa n'imirire, bikaba byaterwa n'iminywere, amazi n'urugendo rugufi. Sinzi uko nongeze kumva nimba ari kilometero ngo itakaza litiro y'amata, simbizi, simbyibuka neza. Si na litiro y'amata gusa, nko ku muntu uragira ku gasozi yayisohora arayikubita, umubiri urababara, kandi icyo gihe nayo amatera yafunga. Ntibona uko itekereza gukora amata. Niwari gutekereza kubera za nkoni. Naho kwiyongeraho izuba, imvura yinyagiye, ibyo byose bigenda no kurwana no kurisha. Ibyo byose rero bigenda bigabanya umukamo. Nanone uko umuntu akurikirana uburwayi, kugira ngo iyo nka nyine izagira ibyo ngibyo, ni inka ifashwe neza, navuga ifashwe neza 100%. 100%. Reka noneho ngenda bishoboye, ariko sinzi ubwoko bw'iyo nka. Ni ubuhe bwoko? Wenda nimba zigira amazina nk'uko tuvuga ngo Saiwan, Imfirizone wari uri kutubwira kangahe? Ese yaba iri ku kihe kigero ku ijana? Ese nk'umuntu utabimenyereye, ngewe mfite amafaranga yanjye ndashaka kugura iyi nka, ibyo kuyitaho byo nzabikurikiza, najya ku isoko nkabimenya gute? Buriya ubwoko bwa Jersey nibwo bugira umukamo mwinshi, kuko bugira inyama nkeya, bukagira icebe rinini, noneho bugatanga n'amata menshi. Ariko izindi, urugero urebye nk'iyi ngiyi, ubona ko ni inka nziza, ariko iyaga ni na nini. Ariko n'urugero urebye nk'iri ya ruguru, ubona ko yoyo gasa nk'akananutsemo, wagira ngo ni karyo. Wagira ngo ni karyo. Ako rero kaba kazanatanga amata menshi. Muri make niki twabwira umuntu ukurikiranye iki kiganiro ku bworozi bw'inka? Icyo twamubwira ni ibiki agomba kwirinda, ni ibiki agomba gukurikirana, ni iki ku muntu ugiye korora inka bwa mbere ashaka inka y'umukamo yakitaho kugira ngo abe avuga ngo ibi ndabyujuje, ndabireba kuri iyi nka ngiye kugurira byujuje, igisigaye n'uruhare rwayo. Ubwa mbere cyane cyane bajya baca umugani mu Kinyarwanda, nubwo bitagikunda kubaho, ariko ngo ujya kurambagiza umukobwa arambagiza mama we. Ubwa mbere inama natanga, kugira ngo uhitemo ya nka, nimba ushaka umukamo, urayikura kuri ya yindi kamwe. Nusanga ikamwa litiro 30 ukayikuraho iyayo, urumva uzaba ufite icyizere cy'uko za litiro izazigezaho. Icyo rero uzakurikizaho ni ukuyubakira ikiraro cyiza, ukayirinda kuyiragira, ukayitaho, ukayishakira iriya myunyiri igata, ukayishakira amazi, ukayishakira amakonsantere, ariko ikanarya neza, ikaryama heza, ukayivuza indwara, ukayimenyera imiti y'inzoka, ukayirinda kuryama mu bisogorore kugira ngo itazagenda irwara ziriya ndwara z'amafumbi n'iki. Ubundi ibyo byose nabikurikirana akabikora neza, icyo gihe rwose umukama azawubona. Bwa mbere afite icyororo cyiza, yakuye ku cyororo cyizewe, noneho ayirinze bya bindi biyihungabanya byo hanze, byo muri kirima, ari izamvura, ari bya biki byose. Noneho ayigaburiye neza, igisabwa cyose aragikoze, kandi ntirya ibyatsi gusa,
akayishyiriraho na biriya biryo by'inyongera amakosantere n'ariya maborokareshe akazishakira za gikukuru. Ibyo byose bizamufasha akazagera kuri wa mukamo, ntacike intege ngo aratinya gushoramo amafaranga. Ibyo ngibyo bizamufasha. Nk'uko mwagiye mubidusaba ko twababwira icyororo cyizewe, inka yizewe ishobora gutanga umusaruro munini cyangwa umusaruro mwinshi ku byerekeranye n'amata, mwagiye mumbaza ngo nihe mwagura inka ikamwa litiro 50. Hari benshi bagiye babimbaza ngira ngo murashubijwe. Ni ukuvuga ngo ngira ngo murashubijwe, mwumvise ko ugomba kubanza kumenya ese iyi nka nyikuye kuri nyina ikamwa litiro zingahe. Nimba nyina ikamwa litiro 3, nubwo wazayigaburira cyane ngira ngo ntabwo yazakamwa litiro 20, ariko nimba nyina ishobora gukamwa litiro 15 ugasanga na za concentre ntiyazibonye, noneho yanka iyivuyeho ukayiha bya bindi byose bamaze kutubwira hano ku kiganiro, ngira ngo litiro izakubira ishure 2 cyangwa hafi 2 izayo nyina yakamwaga. Ngira ngo byinshi mwagiye mumbaza ku bworozi bw'inka, mumbaza inka ubwoko bw'inka bwatanga umusaruro uhagije, ngira ngo mwumvishe byinshi. Gusa ntimukibagirwe gukora subscribe kandi ntimukibagirwe kubisharinga n'abandi kugira ngo tuve mu bwiza tujya mu bundi, kandi Icyuzo TV ikomeze kuba ishuri ry'umunyarwanda ndetse n'umunyamahanga wumva ururimi rw'ikinyarwanda amenye ko mu Rwanda ari amahoro, mu Rwanda tworora, mu Rwanda inka nk'izi ngizi zihari, mu Rwanda greenhouse biriya twakundaga kubona mu bazungu bihari, mu Rwanda system ya irrigation ihari. Ibi byose tubikesha umutekano w'ingabo z'u Rwanda, w'abana b'u Rwanda bemeye kwitangira u Rwanda kugira ngo amahoro aboneke. Ahari amahoro ibintu byose birakunda. Iri ni ishema ry'abanyarwanda kuba dufite nka Perezida Paul Kagame ubasha kwita kuri buri kimwe cyose. Dusaba n'abandi bo mu nzego zimukurikiye bo hasi kushyira mu bikorwa intego ze kugira ngo gahunda ya NST2 tuzabashe kuyigeraho twishimira intsinzi. Icyuzo TV, ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi.